abahanuzi bamaze iminsi bavuga ngo inkoni y'Imana si poshise fine. Ntabwo nje guhanura ibyo abandi bahanuye, ariko Imana ivuze ngo vuga ibi ndabivuga. Muri iki gitondo naraye mu masengesho senga, ariko muri iki gitondo ngiye kubona mbona umuntu azanye inkoni iteye ubwoba. Ngiye kubona mbona arimo aravutagura abantu benshi, mbona abantu baraboroga, abakomeye aboroheje. Imana irambwira ngo izanye inkoni yayo igiye gukubita, kandi Imana irambwira ngo ubu buhanuza abantu bose babwumve. Imana irambwira ngo nikubita mu matorero cyangwa se mu madini, reka mbibare gutyo, Imana y'abantu bari gutwika. Imana igufashe aho gukimara kumva yuko watambikiriye ukava mu inshingano ukarenga inshingano yawe, ubwira Imana ngo Mana mbabarira, nibura mu bazakubitwa were kuzakubitwa mu bandi, kuko icyaha ni gatozi. Icyaha ni gatozi. Ntabwo Imana izahanira umwana icyaha cyase, nta nubwo Imana izahanira umubyeyi icyaha cy'umwana we. Umuntu wese azahanirwa icyaha cye. Tugiye gusenga Imana. Iyi ni message Imana yampaye kugira ngo nyitambutse, ariko uyu mwanya ukimara kumva iyi message nukuri unyemerere Uwiteka Imana agenderera umutima wawe, kuko Imana yaragusuye mu nzozi winangira umutima. Uyu Salomo ngo yaramusuye kabiri kose yinangira umutima. Nagora umwe w'umurozi ihagurutse umuntu umwe wari umurozi, umudamu yari umurozi amenyereye kwiyoberanya mu itorero. Hagurutse umukozi w'Imana iramubwira ati genda ubwire uriya mugore umubwire ngo niyihane. Yari umuntu ukomeye cyane. None umugore akimara kubyumva aravuga ngo nihane iki? Uwo mukozi w'Imana amubwira ati Imana yambwiye ngo wihane uburozi, kuko Imana yambwiye ngo uri umurozi. Kubera uwo mugore yari akomeye cyane, atera hejuru, ateza karindi. Noneho wa mukozi w'Imana biba ngombwa yuko baje kumufata baranamufunga. Bamaze kumufunga, ageze muri gereza aravuga ati njyewe ntabwo naje nafite ibimenyetso. Numbwire ngo Vedaste, njyewe naje kuvuga kuri kamera, mvuga ibingibi nta bimenyetso mfite. Iyo ndi mu masengesho tujya tuzominga n'ibiri kure tukabikurura, n'ibiri muri Amerika turabikurura, n'ibiri mu Burayi turabikurura, n'ibiri muri Australia turabikurura. Numbone nk'abari gutwika, kuko njyewe hari igihe ngeramo nkumva muri iyi minsi nakunze kubona abahungu bari gutwika, ari nayo mpamvu njye nanifashe no ku basuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana ndetse no kugirirwa neza bitangwa na Nyagasani. Kuri uyu munsi wa none twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Ntabwo twari duherukanye, ariko nta rwango rwari ruhari, ahubwo n'akazi, ni imibereho, ni ugusenga. Ubwo nimvuga akazi wumve ko akazi kiwe nyine ni ugusenga, no gusenga. None twongeye kubana, tugeze hari amahoro. Imana ibihererwe icyubahiro. Uraho neza mukozi w'Imana? Yego, turaho turashima Imana. Yego. Amakuru y'iminsi? Yego. Twari tuburanye. Iminsi yari myinshi. Abantu barakunyishije igihe kiragera baratuza. Salomo yaravuze ngo ibintu byose bigira igihe cyabyo. Buriya igihe cyari iki? Yego. Igihe cyari iki? Igihe cyari iki? Niko bimeze kabisa. Reka rero tukwakire usenge Imana. Yego. Turangiza duhita dutangira ikiganiro cyacu, kuko ntabwo turi buze gutinda. Mana turagushimye mu izina rya Yesu. Habwa icyubahiro kubw'uyu mwanya duhaye. Tugiye gukora ikiganiro, ndasenze kugira ngo imbaraga z'Umwuka Wera zituyobore, kandi ubutware bwawe bukorane natwe kuva dutangiye kugeza dushoje, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Karibu rero. Abantu barambwiye ngo singe ntinda mu magambo. Murakoze cyane. Turabaramukije aho bene data baherereye hose, ari abari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ari abari ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitandukanye, Aziya, Australia, Amerika, Uburayi. Turabizi yuko abakurikira iyi channel aho hose bahari, turabaramukije.
Yesu Kristo ashimwe kandi Imana ibaha umugisha mu byo mukora byose. Kubatanzi amazina ni Munyarubuga Vedaste, ndi umugabo wubatse, mfite umudamu n'abana batatu, ndi umukozi w'Imana muri iki gihugu cy'u Rwanda, ndi umuvugabutumwa, ndi umuhanuzi w'Imana uko Imana inshoboje. Bityo rero ndashimira Imana kuko inyemereye kongera kugera kuri iyi channel Imana Irahari TV. Narimba kumbuye nanjye, ariko hari ibyo Uwiteka Imana yampaye gutangariza abantu. Twihuse reka tugere mu gitabo cya kabiri cy'Abami, dusome cya mbere cy'Abami, dusome ijambo ry'Imana dusanga mu bice 11, turasoma n'umurongo waho w'9, dusome n'umurongo waho w'10. Haranditse ngo nuko Uwiteka arakarira Salomo kuko umutima we wahindutse ukayoba. Uwiteka Imana ya Isiraheli yari yaramubonekeye kabiri, ikamutegeka imwihanangiriza ko atazakurikira izindi mana, ariko niyumvira icyo Uwiteka yamutegetse. Nicyo cyatumye Uwiteka abwira Salomo ati, kuko wakoze ibyo, niwitondera isezerano ryanjye n'amategeko yanjye nagutegetse, nukuri nzakunyaga ubwami bwawe mbugabire umugaragu wawe. Imana idufashe cyane. Imana yasanze impereza ubutumwa buvuga yuko hari abantu batumviye Imana bakaba bagiye kunyagwa icyo yari yarabahaye. Nukuvuga ngo uyu Salomo dusomye ijambo ry'Imana ritubwiye ko Imana yamubonekeye kabiri, imwihanangiriza kutazakurikira izindi mana, ariko Salomo yirengagiza ibyo Uwiteka Imana yamubwiye, arabyirengagiza abirengaho, bituma Imana irakara. Imana ifata umwanzuro wo kuvuga ngo, nari naravuze ko nzakomeza ubwami bwawe, nari naravuze ko ingoma yawe izakomera, ariko none kubera yuko utumviye amategeko yanjye, utitondeye ibyo nakubwiye, nicyo gituma ubwami bwawe ndabukunyaze mbuhereza umugaragu wawe. Imana idufashe. Imana yasanze irambwira ngo hari abantu yagiriye neza, maze kubagirira neza, bamaze kugera hahandi Imana ibashyize, birengagiza iby'Imana yakoze, barayisuzugura. Hari kondisiyo Imana yaragiye ihereza abantu bamwe, kababwira ngo nimumara kurya mugahaga, muzibuka yuko byose ari ukuboko k'Uwiteka kwabikoze. Nimumara kubona muri mu ngo zanyu, mwabakobwa mwe, nimuzibagirwe ko Uwiteka ari we wabubakiye ingo. Nimumara kubona mwicaye mu biro mufite akazi keza, mwicaye kuri za mashine muri gukora, mwicaye mu biro by'ubucamanza muri gucira abandi imanza, muzajye mwibuka yuko Uwiteka ari we wabikoze. Mana ibaha kondisiyo. Bari kwiga bamwe, irababwira ngo nzabaha kwiga, kandi nzabaha n'ubundi ubushobozi bwo kwiga kaminuza na masters uzayiga, yewe nzagwana buruse uzajya kwiga hanze, ariko nugera aho ugera ntuzibagirwe. Mana yambwiye ngo igiye kukunyaga icyo yaguhaye, kubera yuko nagiye mwiyerekwa, ngiye kubona mbona umugore wari uhetse umwana, ngiye kubona mbona wa mwana yikuye mu mugongo aguye hasi, amaze kurwa hasi agize ngo muramire, asanga wa mwana yapfuye. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo hari abantu Imana yahaye urubyaro binyuze mu nzira zikomeye, basenga bavuga ngo Mana nutwibuka, nukuri tuzagukorera, ntabwo tuzibagirwa ineza utugiriye, nuduha guheka, ariko none warabyibagiwe. Imana igiye kukunyaga. Bantu bazi yuko Imana ari inyembabazi, ihora mbese ihora itugirira neza muri byose, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe kigera babazi z'Uwiteka Imana ikazikuraho. Kubera iki yakubwiye ngo uzanyubahe, nzakubahisha. Imana igasoza ibyo yavuganye nawe, ukaba wibereye mu busambanyi, igiye kukunyaga ko kazi yaguhaye. Nabonye intebe yawe n'ubundi hirimye, ngiye kubona mbona uramwaye,
yo nibutse iyerekwa nabonye ejo bundi, njya nkunda kubivuga, nta handi tumenyera amakuru ni mu gusenga. Fite channel yitwa Amakuru y'Ijuru, mujye munayisura, muyisure mukore subscribe, mwumve ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi Imana iba yampaye nyuzaho. Ariko mu by'ukuri njyewe ndi umuntu ukunda gusenga, n'ubu tuvugana ni mu masengesho y'iminsi 45, hatagera umuntu mbona. Njya nkunda kubona abantu bari gutera abakozi b'Imana amabuye, ariko nabyo Imana yasanze irambwira ngo aba bantu bari gutuka abakozi b'Imana bagiye guhura n'ibibazo, kubera yuko niba umukozi w'Imana akoze ikosa, wireba ko abahanuzi bose ari abanyamakosa. Niba umupasiteri akoze icyaha, wibona ko abapasiteri bose ari abanyabyaha. Hari abantu bagiye kujya babona imivumo, bahure n'imyaku ku bakozi b'Imana. Imana idufashe cyane. Hari abantu bagiye guhura n'ibibazo, Imana yabinyeretse. Ngiye kubona mbona umuntu rwose wari umunyacyubahiro, yambaye costume nziza cyane. Nabonaga uwo muntu yaragize amahirwe yo kurira indege akajya hanze, Imana imuha ijambo, imuha n'itorero ayobora. Ngiye kubona mbona ya ntebe, umugabo muremure cyane, mbona araje arayihiritse. Amaze kuyihirika, ngiye kubona mbona wa mugabo abandagaye hasi, hari ahantu hasi. Ngiye kubona mbona agize ngo yeguke biramunanira. Bimaze kumunanira, mbona uwo mwanya inteko zimwuzuyeho zije kureba icyo wa mugabo abaye. Ngiye kubona mbona wa mugabo asebeye mu nteko y'abantu benshi cyane. Imana irambwira ngo igitumye uriya mugabo aseba, Imana yamwicaje ku ndebe y'icyubahiro, Imana yamuhaye ubutware nk'uko Salomo niyo yari yamuhaye ubutware. Uriya Salomo dushingiye ku mateka yahavuka, nta nubwo yari akwiriye kuba umwami, ariko kubera imbabazi z'Imana aba umwami. Bene se bahari, abakagombye kuba abami bahari bahari. Ariko nkuriya Salomo waravutse kuriya mugore Dawidi yasambanye nawe, uriya muka Uriya. Imana ibyo ngibyo irabyirengagiza. Salomo maze kuba umwami nawe yirengagiza aho Imana yamukuye bidashoboka. Imana birayibabaza. Uko niko Imana ibabaye ku bwawe. Ibabaye ku bwawe yewe wa muganga we, wowe uneze amatwi. Ibabaye ku bwawe wowe wicara mu biro ugacira abandi manza. Ibabaye ku bwawe wa muyobozi we, umva iyo wicaye mu biro byawe, Imana irababaye kubera yuko amasezerano wasezeranye nayo utaragera kuri ako kazi ntabwo ari y'urukubahiriza. Imana yambwiye ngo igiye kukunyaga, kandi Imana irambwira ngo abantu barimo bagira ngo ni ibintu byoroheje. Nabonye abantu bari kunyagwa abana, irambwira ngo bari abana bavuye mu masezerano, ngo none ngo kubera ko batubashye Imana, ngo nicyo gitumye Imana ibanyaga bari abana. Ngiye kubona mbona abantu bari kunyagwa akazi bari barahawe. Imana irambwira ngo kubera yuko batagize imyitwarire myiza ngo bubahiye abahaye kari akazi, ngo nicyo gitumye Imana ibanyaga kari akazi. None ngiye kubona mbona abantu barimo baranyagwa. Noneho ukabona umuntu yari umucuruzi ukomeye cyane. Ngiye kubona mbona nkabona ibintu byabo biri kunyuramo umuriro, nkabona biratokombeye birahiye. Imana irambwira ngo yakuzamura rimwe, ikakuzamura mu isegonda rimwe, ariko mu wundi munota cyangwa mu rindi segonda Imana ikakumanura. Uko niko Imana yambwiye ngo abantu bagiye kunyagwa kubwo kutitondera isezerano ry'Imana, cyangwa se kubwo kutitondera ibyo bavuganye n'Imana. Ikindi Imana yambwiye, mu by'ukuri muri iyi minsi hari abantu usanga barigize ibihangaje, ugasanga nta kubaha Imana kuri muri bo. Ariko Imana irambwira ngo aleboshise fine sirije zitotaine. Nagiye mwiyerekwa, nababwiye ndi mu masengesho y'iminsi 45, kandi nukuri wakwibaza utese ya masengesho uyasenga ute? Nukuvuga ngo njyewe ntabwo kumanywa fata icyo kurya, si fata icyo kunywa, mba ndi mu bihe byiza byo gusenga kugira ngo ngwize imbaraga z'Imana kubw'ibintu Imana yanyujijeho muri iyi minsi. Nagiye kubona mbona ko Imana yambwiye ngo yamaye ijambo riri muri Ezekiyeli rivuga ngo niho bazamenya yuko umuhanuzi yari ari hagati muri bo. Buriya mureke mbabwire, abahanuzi benshi muri iyi minsi bagiye banduzwa n'isi, isi kabanduza. Ariko wirebera abahanuzi bose mu nkweto imwe ngo babare nkaho nubundi gutekereza kuba ndi mu masengesho y'iminsi 45, ntabwo nkwiriye kuza gutwikanga. Ibyo byamarira iki?
njyewe ntabwo ari uko nguko, ndi umukozi w'Imana kandi sinshobora kuvuga icyo Imana itambwiye. Kandi nongere mbonera no kubwira abantu, ni ukuri abakozi b'Imana ushobora kubakuraho umugisha cyangwa ukabakuraho umuvumo. Njya mbitekereza cyane, rimwe Imana yigeze inuma ku muntu, umuntu umaze kumubwira iby'Imana inumyeho arabipinga, ankuba zeru. Imana irambwira ati reka nkwereke yuko ndi Imana ifuha. Muri icyo cyumweru mbona Imana imwiciye umwana, yari amufite ari umwe. Utumva ngo Imana igiye kubanyaga, Imana irica, Imana iramwaza, Imana yagukoza isoni. Nuko ariko ndagira ngo nkubwire ngo nyuma ya Imana yari asanze irambwira ngo n'ubundi afite inda, agiye kubyara undi mwana, nabwo natangarukira agiye kongera ahure n'ibindi bibazo. Uwo mwana yaramubonye bimugoye, ariko icyo akora araza aca bugufi asaba imbabazi. Ndamusengera Imana imugirira impuhwe, imuha undi mwana iramushumbusha, ariko yemera ari uko yabonye iki inkoni. Abahanuzi bamaze iminsi bavuga ngo inkoni y'Imana si poshise fine. Ntabwo nje guhanura ibyo abandi bahanuye, ariko Imana ivuze ngo vuga ibi ndabivuga. Muri iki gitondo naraye mu masengesho senga, ariko muri iki gitondo ngiye kubona mbona umuntu azanye inkoni iteye ubwoba. Ngiye kubona mbona arimo aravutagura abantu benshi, mbona abantu baraboroga, abakomeye aboroheje. Imana irambwira ngo izanye inkoni yayo igiye gukubita, kandi Imana irambwira ngo ubu buhanuza abantu bose babwumve. Imana irambwira ngo nikubita mu matorero cyangwa se mu madini, reka mbibare gutyo. Imana mbona mu madini n'amatorero mbona barakubitwa, abayisilamu bamwe bari gukubitwa, nuko nyine abapadiri mbona bari gukubitwa. Ngiye kubona mbona abapasiteri benshi bari gukubitwa. Imana irambwira ngo irarambiwe aka kavuyo k'abantu birengagiza Imana yabaremye bakibagirwa iby'Imana yakoze. Imana irambwira ngo mbese ikitabigishije niki ko wibukana Imana yagukuye si poshise fine sirije zitotine. Ndajya iyi message ndimo nyitambutsa, ariko nkwibutsa ko nje ni mu masengesho y'iminsi 45, kandi njyewe nkunda kubivuga. Nukuri aya masengesho nayatangiye ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu, nzayasoza ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa munani. Ntundebere muri kategori y'abantu bari gutwika. Imana igufashe aho gukimara kumva yuko watambikiriye ukava mu inshingano, ukarenga inshingano yawe, ubwira Imana ngo Mana mbabarira, nibura mu bazakubitwa were kuzakubitwa mu bandi, kuko icyaha ni gatozi. Icyaha ni gatozi, ntabwo Imana izahanira umwana icyaha cyase, nta nubwo Imana izahanira umubyeyi icyaha cy'umwana we. Umuntu wese azahanirwa icyaha cye. Tugiye gusenga Imana. Iyi ni message Imana yampaye kugira ngo nyitambutse, ariko uyu mwanya ukimara kumva iyi message nukuri unyemerere Uwiteka Imana agenderera umutima wawe, kuko Imana yaragusuye mu nzozi winangira umutima. Uyu Salomo ngo yaramusuye kabiri kose yinangira umutima. Nawe Imana yagutumye abahanuzi urabapinga, uravuga ngo mbese bariya biza amashuri angahe. Erega Imana ntabwo itoranya irebye amashuri. Abantu bajya bibesha cyane, bakumva yuko Imana ijya gutoranya ikareba Vedaste kubera yuko yize masters. No, wapi. Ahubwo Imana Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo Imana iragenda igatoranya baswa kugira ngo ikoze isoni b'abantu b'abanyabwenge. Niyo mpamvu uzakona ukabona Imana yo mu ijuru iraje ifasha umuntu utarize na primaire ngo ayirangize, cyangwa utarakandagiye no muri primaire, ikamwereka ibyawe byose kandi warize waraminuje, ikakwereka n'ibyo ufite. Imana yigeze yereka umugore umwe w'umurozi, ihagurutsa umuntu umwe wari umurozi, umudamu yari umurozi amenyereye kwiyoberanya mu itorero. Ihagurutsa umukozi w'Imana iramubwira ati genda ubwire uriya mugore umubwire ngo niyihane. Yari umuntu ukomeye cyane. Noneho umugore akimara kubyumva aravuga ngo nihane iki? Uwo mukozi w'Imana amubwira ati Imana yambwiye ngo wihane uburozi, kuko Imana yambwiye ngo uri umurozi. Kubera uwo mugore yari akomeye cyane, atera hejuru, ateza karindi. Noneho wa mukozi w'Imana biba ngombwa yuko baje kumufata baranamufunga. Bamaze kumufunga, ageze muri gereza aravuga ati njyewe ntabwo naje nafite ibimenyetso. Numbwire ngo Vedaste njyewe naje kuvuga kuri kamera mvuga ibi ngibi nta bimenyetso mfite. Iyo ndi mu masengesho
tujya tuzominga n'ibiri kure tukabikurura, n'ibiri muri Amerika turabikurura, n'ibiri mu Burayi turabikurura, n'ibiri muri Australia turabikurura. Numbone nk'abari gutwika, kuko ngewe hari igihe ngeramo nkumva muri iyi minsi nakunze kubona abahungu bari gutwika, ari nayo mpamvu nge nanifashe no kuza cyane cyane ku bintu bya social media. Numva birambabaje nkabona abahungu baraje baratwitse, bamwe bari no mu magereza bagatwika, ariko nkabibona bikambabaza. Fata umwanya wo gusenga, ariko Imana irambwira ngo genda noneho usubire kuri kamera utambutse amakuru. Inkoni y'Imana igiye kuza, ntizarobanura umuhanuzi n'umupasteri basuzuguye Imana. Uwo mugore rero wari umurozi, nibwo buryo uwo mukozi w'Imana yavuze ngo ngiye Imana yanyeretse naho ibirozi byawe biri. Ubwo baramujyanye bamujyana mu rugo rw'uwo mugore. Wa mukozi w'Imana avuga ati mukingure icyumba kimeze gutya. Bagezemo asanga harimo ikibindi kiri kubiriramwo uburozi yarogeshaga abantu muri korari. Yaragiye abaroga, yaraherutse kwica n'umwana w'umupasteri. Ibimenyetso byose uwo mukozi w'Imana arabitanga. Bityo rero icyo mvugiye ibi ngibi ni Imana ireba aho tutareba. Imana irareba ikamenya yuko ejo bundi wasambanye, ikamenya yuko ufite abana mu gasozi. Nubwo ubeshya umugore wawe, bari abana wabyaye mu gasozi, Imana iri kubabona. Abo ngabo ko wirengagije ibyo wavuganye n'Imana. Nubwo bimeze gutyo, izo nzaratsi wagiye guca kuri ya mupfumu wa mugore w'Imana iri kubibona. Nubwo bimeze gutyo wa mukobwa we, ndagira ngo nkubwire ngo agakungu kawe Imana irakarambiwe. Nubwo bimeze gutyo, ndagira ngo nkubwize ukuri, ntabwo Imana izihanganira indyarya. Ndabivuga amagarariye ku maguru abiri, ngewe Vedaste ndabivuga nshize amanga, kuko icyo namenye neza, iyo uvuga ukuri kurivugira, kandi ntabwo bitinda, ukuri kuragaragara. Nuvuga ngo nabwiye abantu bavuga ngo ijambo ry'ukuri n'ubundi ntiritinda gusora, ariko ikinyoma kiyoyoka vuba. Iyo umuntu avuze ibinyoma bimushyira hanze vuba, ariko iyo umuntu avuga ukuri, kwa kuri ntigutinda kugaragara kwari ukuri. Tugiye gusenga Imana, ariko Imana igenderera umutima wawe, Imana igufashe. Mana turagushimye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu mwanya Mana ni wowe wemeye yuko nongera gutambutsa iyi message. Nari maze igihe kirekire, Mwami Imana Nyiringabo, nukuri naboneka kuri izi social media, ariko kuko wambwiye ngo haguruka ugenda utambutse ubu butumwa, ntambukije message wambwiye. Mwami nyitambukije uko wayimaye, ntabwo nyigabanyije, nta nubwo nyongeye. Umpereza umugisha, kandi nabagiye kumva iyi message, Mwami Imana bagaca bugufi, bahabwa umugisha, bagirirwe neza nawe, amahoro yawe aganze. Erega Mwami, iyo utambutsa ubu butumwa, iyo uduhereza ubutumwa ngo tubutambutse, ubushaka kugira ngo nibura abantu bahumuke, bave mu rusinziriro, kandi babe maso basenge. Kubera yuko Mwami Imana Nyiringabo, ntabwo bikwiriye ko itorero rya abantu basinzira, ahubwo abantu bakwiriye kuba maso, kugira ngo ubwo uzasanga abantu bawe turi maso. Urakoze rero, ngaho bana n'abagiye gukurikirana iyi message mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha kubw'iyi message nziza uduhaye n'isengesho uduhaye. Umuntu yakwifuza kuvugana nawe, yakwifuza gusengana nawe, aho bagomba kugusanga kuri TV yawe yitwa Amakuru y'Ijuru TV. Yego. Ariko nimero za telefone nazo wazitambutse. Murakoze cyane. Nimero ya telefone ni 078 5452 369. Tigo ni 073 288. Murakoze. Shalom.